Muraho neza abakunzi ba Mayidota, nizere ko mumeze neza, nutameze neza araza kumera neza kubera Imana. Rero narinje hano mbazaniye agatangazo gato, ntimuzo gafata nabi, muraza kutwumva. Guhera ku cyumweru kugeza kwa kabiri ntago Mayidota izabasha gucaho kubera ikibazo twagize cya tekinike. Ariko nyuma yo kwa kabiri izajya icaho nk'ibisanzwe, nta gihindutse, nta kigabanyutse, gusa ashobora kwiyongeraho ibindi bibaye ngombwa. Rero turashaka kubabwira ko Mayidota tugiye kubazanira n'umuriro, irakubita, iraryoshye, twagiye kubahindura ibintu byiza cyane. Kandi tunabashimira ku bantu mwakanze subscribe, twaroje 100, turabashimira cyane, ni inkunga ikomeye. Nutarayikanda nyabuna ikande kugira ngo Mayidota ntizagucike. Turabakunda cyane rero, amahoro y'Imana bane namwe. Ushize wari wambwiye kugiye gushaka ukuntu bigenza kureba ko wenda najya kuburana bimeze bite, nibura ndebe ko amahirwe yaba ari kugira ngo usohoke. Nanjye kukubwira rero ko njye uzafasha Isabelle mu rubanza rwe. Niba utabyemera Ntago kuzisanga banza unyumve sheri. Niba utabyemera ushobora kuzisanga narongo ndi mukobwa. Sheri ndetse mucyana n'undi ukuntu mbese. Ndaho nyine nibisanzwe nifako nta gihinduka. No kwihangana. Isi burani kwiba yubatse ni isi ibibazo, kandi ibibazo bizira abantu ntabwo bizira ibindi biremwa, nubwo nabyo bigira ibibazo byabyo, ariko twebwe nk'abantu dutekereza tukamenya guhitamo ikibi n'ikiza, ibi bituzaho. Ariko njye siranyigishije pe. Ndize. Ndize. Umuntu ari hano atekereza cyane, agasubiza ubwenge inyuma, akibaza byinshi bitandukanye. Nta kuntu rero utabura kuvuga ko wize. Gusa buriya ikintu namaze kuvumbura, buriya nta kintu kirute kumenya Imana. Byamaye umwanya n'igihe cyo kugira ngo negere Imana nanasenge. Okay. Niko gahenge imbega navuga ngo mfite, niko gapfa kunde mu mutima. Niyo ndi gusenga nibura mara nk'iminsi numva ntuje. Natekereza cyane. Kandi harimo abantu bazi kukasoringa. Kandi harimo ibirego biteye ubwoba, wareba ibyo ugasanga ni ibintu byoroshye. Inzu yanyu se muba mukubahita inzu y'abanyabyaha, n'ubundi hari igihe usanga nyine abantu bafite dosiye zirenze zawe, ukavuga tugereka ncishe bugufiya, buryo ibyanjye biroroshye. Ariko buriya buri muntu wese amenya umutwaro we, akamenya n'uburyo ushobora kuba ufite ariko uko bita ko koroshye ariko kakuremereye kurushaho ufite ikintu kinini cyane. Arumva rero byose biterwa n'uburyo umuntu abyakira na mindset y'umuntu. Necessary. Ibyo ari byo byose nta muntu umenyera ikibi. Ntabwo wabimenyera. Ushize wari wambwiye kugiye gushaka ukuntu bigenza kureba ko wenda najya kuburana bimeze bite, nibura ndebe ko amahirwe yaba ari kugira ngo usohoke. Ndagukumbuye cyane. Nanjye ndabizi. Kandi nanjye no sheri urihangana wa munyamategeko nari mfite yarankoshonye ku buryo bukomeye. Cyagenze bite? Yaraje anyumvisha uburyo yavuganye n'abacamanza bafite dosiye yacu mu biganza byabo. Arabinyumvisha, ambwira ko hari n'uburyo bakorana neza, ambwira yuko hari n'amafaranga ashobora kubaha, cyane cyane ko bari bamupropoje kugira ngo barebe ko byagera gute dosiye bagenda neza. Ariko kugeza ubu ngubu nta kintu umuntu agifatika kirimo kugenda gikorwa. Nkeka kuri mugabo yaba yarariye amafaranga akagenda akicecekera. Wundi nyine. Uriya mwavoka twari dufite nyine twari tumaranye iminsi dukora muri dosiye yawe. None se sheri ari ikindi cyizere? Urumva njye ntabwo nacika intege, ngomba kwirukankaho kugeza tuvuga ngo hahandi twita ku isegonda rya nyuma, ushizemo umwuka cyangwa ngiye nshizemo umwuka. Bose wanafata na ya migabane yanjye ukayishora. Oya humura, ndimo ndabyirukankamo. Kandi ikintu ugomba kumenya,
ubu nahinduye umwavoka nyine nahise mpindura umunyamategeko nongera kwicara bundi bushyashya muhatekereza dosiye ukuntu imeze naho yarigeze naho umunyamategeko mushyashya yarayigejeje nako twari dusanga ngo yarayigejeje ubu rero arimo arabikoraho kandi noneho nafashe decision yo kugira icyizere umudamu umukobwa niwe wahaye niwe nahaye dosiye ngo yikurikirane buriya abagore mujya mu binyangamugayo kuturusha twebwe ari igihe nyine twihagaraho bya kigabo ugasanga tugiye gukora n'utuntu tw'utunyanganyanga ariko mbona abagore rwose ari abantu bitwara neza mu nshingano bahawe. Yego meze neza ntabwo ndahari by'ikigeni n'utubazo twa hato na hato aho mu buzima busanzwe ntari bitumye ngeze mu Rwanda ndanezerewe nakubitaye n'amakuru meza n'andi mabi biri aho ngaho ni imvange mvuga n'abakera ngo ni inshakirana wowe umeze ute? urakoze cyane kumvugisha rwose niba byanze bikunze rero nshobora kuza mu mujyi ntashaka no kugisha hanta yego sawa ntariba akazi keza bwo kane bitetse ni sawa kumbe bibereye ahangaha nari ndimo gufata akayaga Neziteze. ni sawa nari nayo ahantu wagiye nari nibereye ahangaha mu rugo hakwakiriye neza se banyakiriye neza kabisa ubu nabaye umusangwa nanjye ni cyiza nari nje kukubwira rero ko ari njyewe uzafasha Isabelle mu rubanza rwe ese uzabibasha tubikora se n'ubusanzwe cyane ibyo uzaba wigiyeho saba nigiyeho si ubu ngubu uriya ni umuntu nkwiye kwigiraho koko cyane byiza uzabikora nk'akazi ushinzwe nyine ni perfect ese ko bivuga nkaho utanyizeye ibyo niho ugiye bugiye ariko ntabwo ngeze mbivuga gutyo ikintu cyo kutakugira icyizere cyo kizemo kuko bitewe n'ukuntu byakiriye ndabona bitagushimishije oya nta kibazo mbifiteho rwose kumva bagiye kuguha akazi bafite icyizere ikibazo ni uko we ntacyo mfitiye biranagaragara kuba mukuru wanjye yakugira icyizere akaguha umugore ngo umuburanire niwe mukuru kuri njye nta mpamvu yuko nakurira icyizere none se si muri umuryango niyo mpamvu nyine nanjye ntavuga ngo ntabwo nakugira icyizere ndetse gufitiye kuba baguhisemo nakoze cyane nanjye nzakora uko nshoboye byiza kandi uzishima cyane umuzana nzishima rwose nzakugura n'akantu gakonje ahubwo reka bagwihutisha seje bundi se ese vuba n'inkubaza ubundi wirebye koko ubona unkunda ku buryo twabana mwana yanjye basi nzajya mbisubiramo inshuro zose ubimbajije kandi igisubizo kizahora ari kimwe ntigiteze guhinduka none se nta nubwo ubundi byemewe yuko umwavoka yahura nanjye tukaganira oya biremewe namuzana cyangwa se njye nawe afite umwanya nkamuha amazina yawe akazi kagusaba hano muri sosiyete nk'uko tuba twaje tukagusaba mukicara mukaganira ariko icyo kintu mba gitekereza na cyiza mbere yuko tujya kuburana buriya bujurire dore ko n'igihe cyegereje ngiye kumuhamagara nimba ahangaha banshubije telefone yanjye hanyuma ndebe ko namuvugisha agashaka ukuntu nibura mu gihe gito cyane cyihuse bo igihe cyose cyose iyo baje hano barababaha urumva rero namuvugisha akazana akakureba mukagira uburyo muganira kumva ko nyine nawe uri kumwe n'umuntu ushobora kugufasha mu rwego rw'amategeko ku buryo dosiye bizagenda neza ariko ndumva simbizi ni Imana yonyine igomba oya humura gumya usenge nk'uko wabimbwiye nanjye ndimo ndakoresha uburyo bwose
bushoboka kugira ngo ndebe ko nibura se urebye aho ikirego uriya mwavoka yarakigejeje n'ubu ngubu uko mwaganiriye urabona hari icyo nibura hari umusaruro wavamo uriya mukobwa ufite iriya dosiye uriya mumetere nabonye ari umuhanga nawe ni umuhanga kandi ibintu by'utunyanga no guca hirya no hino nabonye atari ibintu bye urumva rero mfite icyizere ya masaha ndabona agiye rero umunota bampaye bari iyi ngiyi sheri byari byiza ko tuguma sibyo nanjye ndagukumbuye ndambiye kuba ngiye nyine ariko ntibyashoboka ko tubana aha ngaha ihangane igihe cyacu kizagera sibyo nongere nkumve nawe wongere nyumve siko bimeze ubwo se ubwo bimeze bite mba numva bincanze nta kintu nakubwira cyo mu rugo ntukajya n'ibitekerezaho cyane tubifite amahoro ni ibisanzwe nta kindi narenza gusa urumva nta mutekano ufite ntabwo ufite noneho nsigaye mfite ikintu cyitwa ubwoba wamenya hano hantu nzanahava ndabarwaye puresha humura wigira ubwoba iki cy'urubanza kiregereje kandi mfite icyizere yuko nzasohoka uzasohoka sheri ndakwinginze tuzakora ibishoboka byose kabone niyo haba harimo ikosa ubona ari ingongo uzagerageza urebe ko ryavamo bebe se n'agakuru ke byemerera ibintu twe kubiganiraho by'umwana sibyo byakujyana kure cyane ni byinshi biri kunambuka mu maso byihorere nzagaruka vuba ko kureba mbere yuko tujya kubura sibyo urayihangana ngiye kunyura muri sosiyete mvugana n'uriya muntu jya wihangana wiyiteho bebe sibyo ariko gutahana ugaruka wenda habaye hari ikibazo uzanzanira ikuvurori kuko noneho harakonje bitikaba nzabyitwararika nyiza sibyo ukayihangana urakoze kangende igihe bampagira twaga kumanya tugatindana ariko hano urabizi ko igihe cyabo kiba kigeze ku mashyi gusa nyine nta kundi kandi ndagushimira uburyo uri kwitanga n'uburyo ndi hafi pe komera ndagukunda nanjye ndagukunda mugabo mwiza none se mu bantu mukorana b'abaroya abagabo baravuze nta baroya mu baroya mukorana nta mugabo urimo ntakwikundanira ntawe uri mu mwanya nawe nta n'umutima wanjye yashimye nk'uko wagushimye ukikubona shuwa kandi uko ni ukuri rero njyewe ntabwo njya mbeshya ndumva ntazabukunda kuki ndumva ntazabukunda kuko mfite umukobwa twabyaranye kandi niwe nshaka kuzabana nawe ako se hanta kubyara ni ikibazo kubyara si ikibazo rwose wowe mbabarira rwose umpaye amahirwe uwo mwana ndagusezeranye neza ko nzamurera nk'uko narira uwanjye cyangwa tuzabyara iyo ni imyumvire bagushyizeho bandese ujya gerega nta muntu ni gute ujya kurera umwana utari wowe wakabaye ibyara ukamurera none se ko niba nshaka kuzabyara umwana uzamurera wenyine ntabwo ari umwe nyine urumva byese ko nshaka kuzabyara umwe ntabwo bishoboka yes basi nta kibazo nawe nzamurera wikwivurira umutima wawe kuki ushaka kuburanya umutima wanjye ngenda wese ku mutima wawe ushaka none se washakana n'umugabo ntimubyare gashoboka ukarera umwana ko wabyaye se nyine njye narabyaye narangije kubyara nzabyara umwana nk'uw'inkari oya nyine nta kibazo basi ibyo uzashaka byose ariko unyemerere basi umpe n'amahirwe nyine sibyo nawe urabyumva uri umuntu mukuru se mbona barimo gutwarira igihe cyawe oya ntacyo batwara ko nanjye sinirukanka igihe byafata cyose nategereza nugera mu zabukuru uzaba ugitegereje ese wowe watuma amagera koko jyewe ngomba kuzabana na mama w'umwana wanjye Michel ça va ça va ndabona umeze neza kabisa
ni bisanzwe. ya ndishimye kuba turi kumwe nawe muri kano kanya. Se kuvuga ko mpora nkukumbuye maze kubihaga. Nzajya nkorera gusa ni kabiri umuntu mukuru. Nzajya menya icyo umbwiye. Yego. Ntabwo byoroshye. Gusa kuvuga no gutaruka. Cyamishe mperutse kujya gusura umugore wanjye. Nagize agahinda gakomeye cyane bitewe n'uburyo namusanze n'uburyo nabonaga ameze. Isabelle ateye agahinda, arababaje pe. Isabelle afite urukumbuzi rw'umwana ku rwego rwo hejuru, arashaka umwana we. Kandi nanjye kuba ndi hano njyenyine ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ukwihangana, niryo jambo mbona navuga, nyine ni ukwakira ibibazo bihari ukihangana, kandi hari igihe bizagera bigashira. Paul, nta kindi twakora nese Michel. nabizi ko utishimye ariko nyine Paul kandi naramurebye ndongera ndamureba, turerebana ikiniga kiramufata, kumvugisha biranga, ndamureba nanjye kumvugisha biranga, ndabose dukora iki kweri? kwihangana nta kindi mwakora. Nshuti yanjye birandenze, ubutabera nabwo mutubwira. Kwihangana nyine ugategereza igihe ubutabera buzanzura. Ahari ntabwo tubamwifuriza, ntabwo ari byo twifuza akaguma hariya, kandi wa mugani nawe ndabyumva ko ufite irungo ry'umugore wawe n'umwana wawe. Gusa Paul, iriya image namubonyemo yigize gutya ikangaruka mu ntabwo kuvamo sabwira avamo byoroshye, sinzi birankomeranye pe. Kandi uriya munsi uratinze. ntabwo bivuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Ihangane nyine, emera ushinyirize amanuke, pfe kigabo nyine, nta kundi bibaho. Ariko ntabwo ububabare buhoraho, nizeye ko wenda mu gihe runaka bizashira. Reka dutegereze bizagenda. Sheri meze bite? Nisa wowe meze ute? Nani meze neza. Ndabona cyeye ariko urimo urantungura ahantu hose. Reka ntabyadana. Umenye no kwambara ingofero. None nagiye ku muhanda mbona ni keza, ndavuga. Ubundi ngo isira kuryoheye yabaye Spadipe. Cyane rwose. Wow. Nuko zanyitura rero. Nzakwitura. Mba ndi kwikora ruzungu. Ako kantu. Cyose ikintu nshaka. Igitekerezo cyanjye kandi kitari agakecuru. Igitekerezo kitari agakecuru? Yego. Ndashaka ko njyewe nawe twimuka tukajya kwibanira, tugatangira ubuzima bwacu nta muntu n'umwe wundi bushingiyeho, tukimukana mama tukamujyana. Twajya hehe, twajya hanze, twajya mu ntara, twasohoka igihugu, turekane abari ababyeyi bazana ibibazo byabo, twikoreze ubuzima bwacu turere n'umwana. Shahanta, urabizi ndagukunda pe, nta n'ikintu wansaba ngo nikwime. Yego rata. Oya bureka, ariko ibyo nibyo ntabwo bishoboka. Yes. Ni ukuri ntabwo nabikora. Kugenda ku bana ni byiza, byanadufasha, twaba tugiye kuba ubuzima bwisanzuye tumeze neza. Yes. Ariko famille yawe urayizi. Ariko ibyo nayisize inyuma nyine. Uko bigenda kose ngiye byagira ingaruka ku muryango wanjye. Wese kandi mukecuru tuzaturi kumwe. Uko bigenda kose byagira ingaruka ku muryango wanjye. Ahubwo wowe wakumvisha iwanyu ibintu byo gushaka gushyingira umukobwa udakunda bakabyikuramo. Ko ntako ntagize sheri. Rero ibintu byo rwose ndumva wapi. Kandi nawe nyumva. Iwanyu byonyine ngiyewe nicara mfite ubwoba bw'ibintu bagiye bankorera. Reba noneho kumva ngo umuhungu wabo
yabataye areka ibintu byose arabireka ngo turajyana. Urumva ikintu bankorera nese bazabwirwa n'icyo twajyanye kandi rega biriya ni amavamuhira bazashyira babimenyere. Mbese niba namenya ko twajyanye bazavuga ni yafashe umwanzuro yaragiye we yakunze n'uriye. Bazaza se babinkuremo, bazaza se bagutware bansige. Ikintu uri kurerwa ni kimwe, uri kwibarirwa ko nituramuka tujyanye ndabyemeye tugiye kubana. Uri kumva nkuranga yaduha amahoro? Ataduha amahoro azabwira icyo turi. Hano yarahaje. Wibuka neza ko nshaka ko tuzaba hano. Wibuka neza ko umwana mfite nkuranga yicaye azi ko ari we. Ibyo byose tuzabibabwira. Tubwire umwana njyewe nzasiga menye umuceri wose nashaka bazishyire mu kagozi ko n'ubundi ntago bankunda. Oya fame yawe iragukunda ariko inkunda gute se shaka kunkingira umukobwa nashaka. Bishe nta kindi kintu nakora wa. Nta kindi kintu nakora usibye kwihangana nyine nk'uko bimbwiye. Ikindi kandi nibyo nakubwira kuri munsi wo gusubukura iby'imanza. Niwo muntu wenda yiringiye ko nugera hari igisubizo kizima kizavamo. Hari Imana ishobora guca inzira agahita arekurwa akaba n'umwerereka. Reka dutegereze turebe. Twizere. Gusa Mishese natinya kubikubwira. Iki? Darifite izindi mpungenge. Urabizi turi inshuti y'umuryango, twagiye tuganira ku bintu byinshi bitandukanye ndetse ugira uburyo dufasha no mu muryango. Koko nibwo. Oya ntago burimo, gusa nta kantu natekereje nako. Ni iki kise kiguhangayikishije? Mishi Karame. Urabizi yuko uramfasha pe ku buryo bukomeye. None ariko mfite ikibazo. Isabelle naramuka noneho inkuru mugezeho yuko waje kumfasha na ya gahunda yo muri chambre. Urabona bizacura iki? Isabelle azarota ko njye nawe twaryamye. Kandi niyo yabirota hari inzozi zibeshya. Ariko ntuzi ukibagiza ko hano tubana n'abandi bantu. Yaba uri umukozi wagaruye hano mu rugo, yaba na murumuna wanjye. Kandi burya baravuga ngo ibanga ni iry'abantu babiri. Muri iki gipangu cyawe kamera kuri gate ntagiye ku cyumba cyawe. Jeanne ntabwo amakuru yafite. Nubwo yaba yafite kaje na Jeanne nta kintu yavuga. Hanta ntabwo yafite. Sinizera ko azajya kuvamo ngo ajye kuvuga ngo byagenze gutya. Ariko mishe kuba ikibazo ari umwana w'umuntu ukagira ikizere kingana igihe. Shaje ibyo nta kibazo mbifiteho. We ikintu nakubwira cyambere kuri uko byagenda kose umubyeyi yumva umwana. Genda wicaze mama wawe umuganirize. Bebe reka twimukire twigendere. Njye ntago nabyumva nonaha. Wereka tube twihanganye gato. Rero nuramukubyanze. Nsashiduka ndi kubana n'umukobwa ntashaka. Kandi ndi kukubwira ngo ugomba kubibwira iwanyu uko utagomba kubana n'umukobwa udakunda. Sheri naragerageje bishoboka kose. Ubwo nanjye gufata uyu mwanzuro byandenze. Reka wowe tube twitonze. None umukobwa waramunzaniye. Reka nkubwire. Reka tube twitonze gato tubihigiye. Turebe ngo iwanyu bimeze gute? Ese koko bazakomeza kuguhatiriza nibabona utari kubyumva? Sheri watse tukimukira. Rego ushaka gusanga ibintu byose bari kukubwira ari n'iterabwoba bari kugushyiraho. Iterabwoba n'ibintu bari kumbwira hariya. Uzi uburyo bameze. Reka nkubwire. Sinakubwiye ko mukecuru yaguye muri koma. Ibyo ndabyumva. Namubwiye ko nanabyaye. Ndamubwira mfite umuntu ushaka ndamubwira none umwanzi ko mbana navumireye. Hano umukobwa nateye. Reka zo tubana. None umukecuru atanga aravuga ngo wowe urakasa mutwe ntabwo ari gusa. Ubundi wowe nimba warabwiye iwanyu ushaka kubana n'umukobwa ateye nda harya ngo ngebwo nagira ngo mbahe amahitamo abiri. No bana nambaje ngo ese nivumira ndavuga ntago ari bo. Navuga nibyibuze nibamenya ko nabyaye basi bazavuga ni okay bana nuwo wabyaranye nawe. Nabyo baravuga ni dushaka umwana ntidushaka nyine. Mbambwire Sheri wowe none babaza impamvu bashaka gushyingira umuntu udashaka ikintu kibyihisha inyuma. Ikibyihisha inyuma abona uko bashaka ibihango byabo ko babyuzuza.
Nese kuki bari we bashaka kubyurizuriza? ngiye kuba igitambo cyabo nyine. Nese nkuranga bamushyingiye Isabella ku ngufu. Wapi? Nese kuki ari we bashaka kubishyiraho? Bo barabona ari njyewe umwana nyine. Sheri ntabwo nabona impamvu. Njye kintu Gusa bamfata nk'umwana bacyambona nka wa mwana. Ikintu nakubwira. Reka tube tubihaye iki. Ntabwo wahita uzumbwira ngo twimuke. Kera numvaga icyo gitekerezo cyane. Niba utabyemera. Ntago ari ukutabyemera, banza unyumve. Banza unyumve Sheri. Niba utabyemera ushobora kuzisanga narongo ndi mukobwa. Iryo ni iterabwoba bari kugushyiraho. Mama, Kara. ubu rero nari nje kukubwira ko ari njye uzaburanira Isabella. Niba ushaka kumuburanira Cyane rwose. yego mwana wa nuko rwose ni byiza pe. Ngo rero birumvikana niba ninde bikubwiye n'inkuranga niba wabigusabye. Niba wabinsabye pe. Birumvikana rero yuko batangiye kukwiyumvamo rwose. Cyane nanjye natangiye kubibona. Numva bishimishije. Kandi buriya ukuntu mbibona ndabona buriya bishobora no kurangira ngiye n'ahantu utabiciyemo. Ntabwo ari ukuvuga ngo bishobora bizaba. Nicyo kintu cya mbere cyanshimisha. Bizaba. Usibye yuko numvishe ko rwose biri kure pe. Ndacyahanyanyaza humura rwose. Kuko yarambwiye ngo umuntu ashaka ko bazabana n'umuntu babyaranye. Nakubeshye. Babyaranye se uramuzi? Arakubeshya ntabwo ari umuntu babana. Nawe si umukozi wo mu rugo wakoreraga kwa Nkuranga niwe babyaranye. Gusa uwo muntu babana murabeshya. Umukozi wo mu rugo wakoreraga hano? Wakoreraga Nkuranga. ngo niwe babyaranye niwe bavuga ntabwo rero bishoboka. Cyakoze byo yaba batesheje agaciro rwose. Agaciro guta agaciro gusa. Umukozi wo mu rugo? Nanjye ntabwo nabyemera mwana wa. Shira impungenge rwose. Wese urumva byashoboka? Rwose agaciro k'umuryango kaba kagabanutse. Ibaze nawe. Nanjye sinabyemera sinteze no kuzabyemera mwana wa. Shira impungenge rwose hanta muzabana ngiye icyo nzi cyo nuko bizaca. Rwose kamumeze nizere. Komeza wizere. None se urumva ibyo bintu byashoboka? Oya ntabwo byashoboka. Ushize mu nyurabwenge urumva ibyo bintu bishoboka. Umukozi wo mu rugo ngo abane na hanta wanjye nibibo. Nanjye byari binyobeye umukozi wo mu rugo ukaba nyirabukwe w'umuntu wakoreraga umuntu. Mana yanjye ni Kose urumva bishoboka. Ariko n'abahungu nabo baratinyuka. Je nibaza ukuntu nibaza ukuntu baratinyutse ako kantu. Abahungu nyine barashikira. Ntabwo byoroshye rwose. Ariko da umwana wenda kuko yavutse twamwemera tukamurera rwose. Ariko kuvuga ngo arabana n'umuhungu wanjye byo no byaba ari amahano. Ko rero witegure ahubwo utangire witegure rwose ko muzabana. Ntangire kubyitaho rero. Byiteho. Kandi ntugiye no kuburanira mu kazana wanjye. Kurumva nzabikora nk'akazi. Turakwishimiye turakumva rwose. Ubonye tugize amahirwe agafungurwa ukamuburanira agafungurwa. Oya rwose nzakora ibishoboka byose. Umugore w'umuntu aba ari umugore w'umuntu. Reba nawe umuntu ufunze umugabo agahangayika kuriya ntabwo buriya tuje. Naho rero ririya shyano ari naryo rituma kugeza n'ubu ngubu bakiburana. None ngo yakubitiraho no kuvuga ngo reka tubyibagirwe. Ndagumya ko nabivuga nkumva oya mama oya nta kibazo reka turekere aho ngaho. Gusa nyine nzabikora neza kandi icyo nzi cyo uzanshimira nyine. Nukuri pe. Nawe tekereza ariko umuntu baburana we umuntu waduhemukiye kuriya
umuntu w'umukozi wo mu rugo, umuntu w'akantu k'agafuti ngo abo mu kazana wanjye uhari wumva byashoboka se? oya ntabwo byashoboka. karangije katunywesha amazi n'ikanya kugeza uyu munsi, none ngo oya ntibyavamo. byari bikomeye ntacyo, ariko ubu ngubu ngiye gutangira kubyitaho, kandi icyo nzi yuko rwose bizacamo mu nizere hose pe. Imana ishimwe, tubyereke Imana. hasigaye Isabelle azaze rwose azasanga umugabo we, kuko umugabo we yarahungabanye. birumvikana. Imana rero nawe izabigushoboza.